Diocese ya Shyira tumaze iminsi twumva ko mwateguye igiterane mpuzamahanga kumara umwaka mwitegura. Uyu munsi rero turatekereza ko twageze dukurikije amatariki atangazwa. Mwatubwira aho bigeze, mwabibona muteze imyiteguro kubwanyu murabibona mute, kugira ngo n'abari inyuma bitegura kuza muri iki giterane bumve ko ibintu bigeze aho bigomba kugera. Murakoze cyane, tumaze hafi umwaka dutegura igiterane mpuzamahanga cya Diocese ya Shyira. Twatangiye mu kidikoni kandi twabonye umusaruro, abantu barakijijwe, abantu barahindutse, udusantere twajemo ivugabutumwa, abantu bariyongereye mu rusengero, twakomeje abantu benshi cyane. Iyo ukurikiye social media turabibona, turitegura kandi turashima Imana kuko murabona ikirere uko kimeze, murabona imyiteguro. Ndashaka ko babereka uko ibintu bimeze. Dufite abashyitsi bamaze kugera hano bavuye mu Igiterane, dufite abashyitsi bamaze kuva mu Bwongereza no muri Amerika, bageze mu mahoteli yabo. Dufite abashyitsi bari mu nzira baturutse muri Kenya, hari n'abandi baturutse muri Uganda, bose bari mu nzira. Hano rero impamvu y'iki giterane ni ukugira ngo dusabe Imana iduhe imbaraga, yongere iduhe amavuta, yongere iduhe ububyutse, kugira ngo urukundo rwayo n'imbaraga zayo n'ibikorwa bihesha icyubahiro bigaragare mu majyaruguru. Si mu majyaruguru gusa ariko mu Rwanda tumaze igihe tunyura mu bihe bitoroshye. Mwumvise ibibazo by'ibiza, mwumvise n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko ibyo byose nta kibazo kinanira Imana. Iki giterane rero kije kutwibutsa ngo Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta kimunanira. Dukomeze tube muri we, dukomeze duhinduke, ahasigaye ubwiza bwe bugaragare muri twe. Murakoze Bishop. Usibye no kureba wenda aho igiterane kigeze, abo bagiye kuzaza, ngize amatsiko yo kubabaza, kenshi ibiterane twumva bijyana ku masitade n'ahandi hantu. Hantu ni hehe ko tubona hari ku rwego rwo hejuru? Mwabitekereje mute? Mwatubwira muri make ahantu hahari? Murakoze cyane. Aha hantu ni ikigo cy'itorero Anglikani cyitwa Muhabura Integrated Polytechnic, kiri hano muri Musanze. Ni ikigo kigari cyane, kiri kuri hegitari 8, gifite ubusitani bwiza. Twabonye nta handi twajya, kandi nk'uko mubibona intebe zakwiriyemo, ibikoresho byose birahari. Iri shuri ni ishuri ry'icyitegererezo, bafite standby generator, bafite amazi ahoraho, bafite umuriro utabura, bafite amaklase azadufasha kuraza abantu, bafite igikoni kinini cyane. Urabyumva rero ko nta kintu tuzabura. Murakoze cyane Bishop. Reka tuze noneho kuvuga ubutumwa nyirizina. Turabona byatangiye, wenda mwatubwira mu ncamake igihe giterane gitangiriye. Ese ko turabiteguye ku buryo rwego rwo hejuru, abavugabutumwa ni bande, amakorari, mukatubwira mu ncamake uburemere mwagiteguyemo. Murakoze Bishop. Murakoze cyane. Abavugabutumwa aribo ntangiriraho, abenshi ni abasenyeri bagiye gufatanya n'abapasitori hamwe n'abavugabutumwa bakomeye baturutse mu Bwongereza. Hari umupasitori witwa E.A.R, hakabaho n'undi mupasitori uturutse muri Texas witwa Ryan. Twifuje ko iki giterane cyongera kwibutsa yuko itorero Anglikani rifite imbaraga kandi rifite ububyutse, kandi aho turi ntituvuga ubutumwa gusa, ahubwo duhindura n'ubuzima bw'abantu. Iki rero ni kimwe mu bikorwa turimo gukora muri iki gihugu. Ntabwo iki giterane kibaye hano gusa, cyabaye muri Burera, cyabaye muri Gakenke, cyabaye muri Jomba, cyabaye Nyamutera, ahantu hatandukanye, kandi twagiye tubona abantu bihana. Dufite amakorari arimo abantu barenze 1000, kuko ahagarariwe n'abantu bavuye mu kidikoni bitandukanye. Dufite umuhanzi witwa
Israel Mbonye uzabana natwe muri iki giterane. Dufite korali yitwa Upendo turutse muri Tanzania. Abo bose baje hano kugira ngo duhimbaze Imana, ariko cyane cyane twibuke ngo Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Utamufite ntacyo uba. Iyo umufite uba ufite byose. Harya murateganya dusoza wenda ikibazo cya nyuma cy'amatsiko, murateganya kwakira abantu bangana iki? Aha hantu ko tureba ari hagari, nibura mutugereranyirije. Murakoze cyane. Intebe zifite hano zakwakira abantu 3500, ariko turakeka ko abantu bazarenga, kuko ayo makorari n'abahanzi tuzi ko abantu bazaza bakinjira bagahagarara, nibiba ngombwa tuzazana izindi, ariko twabaye dutangiranye 3500 kugira ngo murabibona. Aya mahema hari n'andi ari inyuma yaho, hari na stade hariya, umwanya urahari kandi mugari. Ikindi nashaka kubibutsa nuko tuzaba turi kumwe na gavana w'Amajyaruguru, turi kumwe na meya wacu n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye muri leta bazaza kwifatanya natwe kugira ngo uyu mwanya ntago ari uw'abakristo gusa, ahubwo n'uw'Abanyarwanda. Abanyarwanda nk'uko mubizi kuva kera, Imana nicyo kintu tugira. N'ubundi bavugaga ko yabaga mu Rwanda ikirirwa ahandi, ariko ubu ngubu isigaye yirirwa hano ikanarara hano, n'abandi bakayibonera hano. Urakoze Bishop, dusoza mwagira icyo mwisabira ababumva ubu ngubu, murabasaba iki? Murakoze cyane. Abatwumva turabasaba ngo nimuze dufatanye, kandi ndabasaba yuko ibi bigiye kuba mu Majyaruguru gusa muri Diocese ya Shyira, ahubwo n'ahandi. Twiteguye kujya inama, twiteguye gufatanya n'abashaka kumenya uko igiterane nk'iki gitegurwa. Turiteguye kuko ivugabutumwa nicyo twahamagariwe. Ivugabutumwa no kumenya Imana nibyo byubaka igihugu, nibyo byubaka ingo zitanyeganyega. Niyo mpamvu twakoze uko dushoboye kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose, kandi nizera yuko benshi bazahinduka kubera iki giterane. Ubwo ni ukuvuga ngo ejo biratangiye rero, abantu bose bazi. Uyu munsi nk'uko mubibona niwo munsi wa nyuma wo kwitegura. Bariho barategura ibyuma, amakorari arimo gufunga ibyuma byabo. Ejo saa 3, ejo kuwa 4 itariki 24 tuzaba twatangiye kugeza ku cyumweru itariki 27 dusoze saa 8. Ikaze, twishimiye kubana namwe muri iki giterane mpuzamahanga. Murakoze cyane.